Bakunzi ba Rwanda Gospel TV nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana uyu munsi kuko no munsi twari tumaze igihe cyiza dutegereje. Uyu ni wa munsi wa mbere w'inyigisho ya mbere ku masengesho yacu abasoza ukwezi yinjira mu kundi kwezi. Turashima Imana rero yuko uku kwezi ni ukwezi kudasanzwe kuko icyumweru cyacu kinjiye mu kundi kwezi, uko iminsi y'icyumweru yinjiye mu kundi kwezi, ariko nawe ushobora kwinjira mu isezerano waruri inyuma yaryo mu izina rya Yesu. Rero nkuko tumaze kumenyera yuko dusenga tugira amasengesho y'iminsi 3, mwibuke yuko iyo dusenga Imana hari kimwe ugomba kwibuka, nuko uba ufite igisubizo. Nta muntu ujya imbere y'Uwiteka umwami Imana ngo have adafite igisubizo. Igisubizo cyawe kiba yego, igisubizo cyawe gishobora kuba oya, igisubizo cyawe gishobora kuba tegereza. Rero nshuti yanjye, aya masengesho nzi neza yuko nkuko muri Luka 18 Bibiliya itwereka umupfakazi wagiye imbere y'umucamanza utarubahaga Imana aratitiriza. Niyo mpamvu dusenga ukwezi kwa mbere, tugasenga ukwezi kwa kabiri, tugasenga ukwezi kwa gatatu, tugasenga ukwezi kwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, ukwa karindwi, ukwa munani, ukwa cyenda, ukwa 10, ukwa 11, ukwa 12, tukongera tugatangira mu kwa mbere kundi mwaka. Kuko bira tuba ngo dusenge ubudasiba, dutitirize kugeza igihe cyo ushaka. Nshuti yanjye, hari ibintu byinshi dufitiye uburenganzira dukeneye kubona biri kwa Data. Niyo mpamvu twafashe iri tsinda y'abantu bajya imbere y'Uwiteka umwami Imana, kuko hari icyo nkeneye, hari icyo nshaka. Nubwo Imana yavuga ngo yego, icyo gihe urasenga, ariko nanone ntago bigukura gukomeza gusenga. Iyo Imana ivuze ngo oya, nuko ibibona yuko icyo urimo gusaba aho kugira ngo kikubere icy'umugisha, ahubwo kikakubera umuvumo. Icyo gihe Imana ikakubwira ngo oya, nacyo ujye ucyakira, ariko wongere usenga Imana, winginga icyo Imana yavuganye nawe. Hari igihe ubona yaratinze ukagira ngo ni oya. Nagiye ngubwire inshuti yanjye, byinshi dufitiye uburenganzira dukeneye kubigira imbere y'Uwiteka umwami Imana. Imana irongera ikabiduha nkuko biyongereka muri Samweli wa mbere ibice byaho, igice cyaho cya mbere, tubona umugore bitaga Hana yagiye imbere y'Uwiteka umwami Imana. Mu by'ukuri Hana nubwo yarari imbere y'Uwiteka umwami Imana, Imana yavuze ngo ni ingumba, ariko aravuga ngo ya ahagara mu byanditswe byera, aravuga ngo ntago ngomba kuba ingumba, nanjye ngomba kubyara. Bibiliya itwereka neza Hana abyara Samweli. Reka nkubwire inshuti yanjye, aho watekerezaga yuko bidashoboka, aho ngo nujya imbere y'Uwiteka umwami Imana, igitangaza cyawe kizaza kiri double, kizaza kidafite icyo wakigeranya nacyo. Niyo mpamvu aya masengesho dusenga buri kwezi. Ndifuza yuko aya masengesho yavuye kuri njyewe, amba ari nk'umuhamagaro niyumvamo, ariko agaruka kuri wowe. Turifuza yuko aya masengesho azaguka cyane, akaba igicaniro gikomeye, isi yose ikacyotaho, isi yose ikakibonaho ubuzima, isi yose ikakibonera amahoro, kuko nge nawe twitanze turi imbere y'Uwiteka umwami Imana. Haleluya! Rero ndizanashidikanya yuko niba watekerezaga yuko bangu Imana yatinze kunsubiza, reka tujye imbere y'Uwiteka umwami Imana. Naho byatinda, Imana izabikora, kuko ufite uburenganzira, kuko icyo ushaka, kuko icyo yakuvuzeho, kuko icyo yakoreye abandi nawe yakigukorera mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Rero uyu munsi wa mbere ndizanashidikanya yuko hari umugisha w'Uwiteka umwami Imana, kandi nzi neza yuko iri jambo twaryumvise uyu munsi tuzarikurikirana umunsi w'ejo, ari umunsi wa kabiri w'amasengesho, ndetse n'umunsi wa gatatu ari ku cyumweru dusoza. Nzi neza yuko tukagera nanone gusenga, nanone turangije uko kwezi. Imana izakugira neza kandi Imana izakwitaho. Reka dusenge Imana. Mana nziza nyiri cyubahiro, nje imbere yawe Uwiteka nyiringabo Imana, kubw'abahungu n'abakobwa bawe, mwami w'abami nyiringabo. Iki ni cyo gihe cyo kubaka igicaniro, igicaniro cyo mu mutima wacu, igicaniro cy'itorero, igicaniro cy'umuryango, igicaniro
iki gihugu kugira ngo benshi bamenye ku Uwiteka ari wowe Mana. Ku gicaniro niho twigaragariza, niho twishurira tukamenya kugira neza kwawe. Ndakwinginze rero Mwami kugira ngo buri wese, Mwami w'abami, buri muri aya masengesho umusange, umukore bikomeye n'ibitangaza, kuko wamishuriye kugira neza kwawe muri aya masengesho. Aho abana bacu b'abahungu n'abakobwa bamwe bagiye gushaka, abandi bagiye gushaka, Mwami w'abami Nyiringabo, aho muri aya masengesho aho basaga nk'aho bari ingumba, Mwami wanjye bagiye kubyariramo mu izina rya Yesu. Aho bari babuze ibyiringiro bagiye kubabonera ibyiringiro, abadafite akazi bakajya mu kazi, abarwayi bakahakirira. Uwiteka Nyiringabo Imana, nzi neza ko ari ukugira neza kwawe, kuko hari n'abagiye kongera gukizwa, bari baravuye mu byizerwa, bagiye kongera kugaruka muri uku kwezi kw'aya masengesho mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Icyo meje ni buri mbaraga zose z'umwe Satani, buri bazimu na buri badayimoni na buri myuka na buri byiyoberanya byose ku buzima bwacu bitsindwe bikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Turakira umugisha, turakira amahoro, turakira gukira, turakira kubohoka, turakira gutera imbere, Mwami, bivuye kuri wowe, ari mu mubiri ndetse no mu mwuka mu izina rya Yesu. Amen. Niba unkurikiranye nawe uvuga uti amina. Nshuti yanjye rero, nk'uko uyu munsi ari umunsi twari tumaze dutegerejeho wo gutangira amasengesho yacu, nagira ngo ubwire ngo Uwiteka Umwami Imana yiteguye gukora ibikomeye ku buzima bwawe, yiteguye guhindura amateka yawe, yiteguye kugira ibyo akiza n'ibyo azura byari byarapfuye mu buzima bwawe, kuko nkuzaniye inkuru nziza muri aya masengesho yo kwiriza ubusa no gusenga. Icyo nzi neza nuko ari Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Nabasezeranije icyanditswe kiri mu bihe bine byahoragaho Babuloni, bagombaga kujya imbere y'Imana bagasenga buri mwaka. Haleluya. Ni icyanditswe kiri muri Zakariya ibice 8, ndahera ku murongo wa 7, ndagenda nsimbukamwe imirongo imwe n'imwe, ariko icyo nzi neza nuko uraza guhabwa umugisha ku bw'aya masengesho, uraza guhabwa umugisha kuri iki cyanditswe, kuko Imana iteye kugusubiza. Kandi reka mubwiye inshuti yanjye, yakubwira ngo yego, komeza usenge, yakubwira ngo ya, komeza usenge, yakubwira ngo tegereza, komeza usenge, wicika intege, kuko Uwiteka Umwami Imana ndumva ari kumwe natwe kandi iteye kutugira neza mu izina rya Yesu. Zakariya ibice bya 8 umurongo wa 7 aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, dore nzakiza abantu banjye mbakure mu gihugu cy'iburasirazuba no mu cy'uburengerazuba, nzabazana bature muri Yerusalemu imbere, bazaba abantu banjye, nanjye nzaba Imana yabo mu by'ukuri no mu byo gukiranuka. Amina. Iri ni isezerano Imana irimo guha buri wese uhagurutse gusenga aya masengesho, aho Bibiliya itubwiye ngo Uwiteka Umwami Imana Nyiringabo ngo azakiza abantu be, azakiza indwara, azakiza ubukene, azakiza ubumuga, azakiza ubugumba, azakiza agahinda, azakiza amarira, azakiza buri kimwe cyose cyari cyakubuje amahoro, kuko turi imbere Uwiteka Umwami Imana, kuko Imana yiteye kubivuganye natwe none ahangaha kugira ngo tukubwire inshuti yanjye ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, kugira ngo Imana isohoze icyo yavuze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ngo kandi abantu batuye mu burasirazuba, ndibo ndumva iyo bavuga uburasirazuba, ndibo ndumva u Rwanda natwe rurimo, ndibo ndumva igice cya Afurika y'uburasirazuba, ndibo ndumva uburasirazuba bw'isi yose, kuko Uwiteka Umwami Imana ngo azabazana abatuze muri Yerusalemu, abatuze mu murwa wera. Uwiteka Umwami Imana kuko yiteguye gukora imirimo n'ibitangaza, kandi amashimwe azavugirwa muri uwo murwa. Haleluya, haleluya. Nshuti yanjye wowe unteze amatwi rero ngubwire ngo Uwiteka Umwami Imana yiteguye kugutuza muri Yerusalemu yawe, yiteguye kugutuza muri uwo murwa w'amahoro, yiteguye kugutuza aho ngaho yagambiriye, kandi agambiriye kukugira neza. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, reka ngubwire inshuti yanjye, kwiriza ubusa no gusenga byongera kugarura umugambi w'Uwiteka Umwami Imana w'icyo yavuze ku buzima bwawe kigasohora mu izina rya Yesu. Umurongo wa 9 Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, amaboko yanyu nakomere, yemwe abumva muri iyi minsi amagambo yavuzwe n'abahanuzi bari bahari
ku munsi urufatiro rw'inzu y'Uwiteka Nyiringabo rwashyirwagaho ngo iyo nzu y'urusengero yubakwe. Haleluya! Ndagusubizamo imbaraga ngo amaboko yanyu nakomere, amaboko yanyu nashikame, kuko Uwiteka Umwami Imana yiteguye gukora ibikomeye. Nubwo yatinda, nshuti yanjye, Uwiteka yiteguye kuza kandi yiteguye kugaruka akaza kukugirira neza mu izina rya Yesu. Ndasimbuka ngere ku murongo wa 12, haravuga ngo kuko hazabaho imbuto z'amahoro, umuzabibu uzera imbuto zawo, ubutaka buzera umwero wabwo, n'ijuru rizatonda ikime cyacyo. Ibyo byose nzabiraga abasigaye bo muri ubu bwoko, nuko nk'uko mwari mu mahanga muri ibivume, mwanzu y'Ubuyuda n'iy'Ubwisiraheli mwe, niko nzabakiza. Haleluya! Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi ngo nk'uko mwari mu mahanga, benshi barabyumva, benshi barabyakira, ngo mwasaga nk'aho nk'ibivume, ngo ariko nubwo icyo gihe mwasa nk'ibivume, Uwiteka Umwami Imana yamaze kutuvumura, yamaze kudusubiza mu murwa, yamaze kudusubiza muri gakondo yacu, aduhaye umugisha. Ndashima Imana yuko muri ibi bihe turi mu bihe byo kwizihiza igihe cyo kwibohora kw'igihugu cyacu. Reka mbabwire inshuti zanjye, igihe cyishobora kuba cyarabaye kirekire cyangwa kikaba gitoya, ariko wigeze kubaho imbohe. Ariko ryo ngubwire ngo uyu munsi nubwo waba ukiri imbohe, ariko uri imbohe ifite ibyiringiro, kuko Uwiteka Umwami Imana yiteguye kukubohora, yiteguye kukugira neza. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo kera mwari imbohe ndetse mwitwaga ibivume kubera mwari mu mahanga, muri mu banyamahanga, ngo ariko Uwiteka Umwami Imana aravuga ngo mwanzu y'Ubuyuda mwe n'inzu y'Ubwisiraheli mwe, niko nzabakiza mwese. Uwiteka arafite isezerano ku buzima bwawe bwo kudukiza no kudukiriza igihugu. Arongera aravuga ngo umurongo waho wa 14 ngo kuko Uwiteka Nyiringabo avuga ati ubwo basogokuruza banyu bandakazaga simbyibuze, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, nanone muri iyi minsi niko ngambiriye kugirira Yerusalemu n'inzu y'Ubuyuda neza. Mwitinya ibyo muzajya mukora nibi, umuntu wese ajya avuga iby'ukuri. Aravuga ngo nubwo basogokuruza banyu cyangwa se basobandakaje ndabarakarira, ariko ubu noneho birahindutse. Ngewe icyo mbisabira, icyambere mujye muvuga mwitinya, ahubwo mujye mukora ibi, umuntu wese ajya avugana iby'ukuri na mugenzi we. Icyo nicyo cyambere. Icya kabiri, mujye muca imanza zitabera amahoro muri mu miharuro yanyu. Muca imanza zitabera, muca imanza z'amahoro muri mu miharuro yanyu, kandi ntimukagambanirane. Haleluya! Ntimukagambanirane mu mitima yanyu, ntimucyemerere indahiro z'ibinyoma zose, kuko ibyo byose ari byo Uwiteka yanga, ari byo nanga. Ibyo ni byo Uwiteka arimo kutubuza kugira ngo dushobore kwinjira ku cy'Imana yagambiriye ku buzima bwacu. Ni ku Uwiteka avuga, maze ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo rinzaho rivuga riti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati kwiriza ubusa byo mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kwa 5 no mu kwa 7 no mu kwa 10 bizahindukira ab'inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero, iminsi y'ibyishimo, iminsi y'ibirori byiza cyane. Nuko nimukunda ukuri n'amahoro. Haleluya!
wite kuba Imana arongera babwira ngo nshuti zanjye kuko nigeze kurakara basogokuru banyu ariko mwitinya kuko nongeye kubagarukaho. Imana yongeye gutanga andi mahirwe. Uwiteka aratubwira ngo kwiyiriza ubusa no gusenga kwanyu byo mu kwezi kwa 4, byo mu kwezi kwa 5, byo mu kwezi kwa 7, byo mu kwezi kwa 10 bizabahindukira iminsi y'umunezero, iminsi y'ibyishimo ndetse n'iminsi y'ibirori. Haleluya! Nekereza yuko nshuti yanjye ibyishimo n'ibirori ndetse n'umunezero nibyo uyu munsi kuri iyi si dukeneye mu buzima bwacu. Ndimo ndahanurira ubuzima bwawe, we wari umaze igihe kinini wabuze icyakunezeza, wabuze ikishukunezeza, wabuze icyagushimisha, wabuze warutegereje, ariko nkubuza ari inkuru nziza uyu munsi wa none. Uwiteka kuba Imana arambwira ngo mvugane nawe ngo kwiriza ubusa kwawe ukuza imbere y'Imana kwawe igitambo cyawe. Uwiteka kuba Imana yiteguye kongera kugaruka imbere yawe, akuzaniye umunezero, akuzaniye ibyishimo ndetse akuzaniye n'ibirori. Ndavugana nawe, urabizi neza mu muryango wanyu nta birori bijya bibaho, mujya mu birori by'abaturanyi mukajya ukabona ibirori by'abandi, ariko ndakubwire kuri mubwira ngo Uwiteka kuba Imana arambwiye ngo mubwire ngo birarangiye. Imana igaruye ibirori byari byaravanywe mu rugo rwanyu, byari byaravanywe mu muryango wanyu. Imana yongeye kubigarura. Niba uri mu nyumva nshuti yanjye, nagiye nkubwire ngo Imana y'icyubahiro kuko Imana igaruye ibirori mu muryango wawe. Izina rya Yesu w'i Nazareti. Wari umenyereye gutaha iby'abandi, ibyo mu miryango y'abandi, iwanyu mu muryango nta birori bikibamo, ariko Uwiteka kuba Imana yongeye kugarura ibirori mu muryango wawe kubwo kwiyiriza ubusa no gusenga muri ibi bihe nshuti yanjye. Uko ukwezi gutashye, Uwiteka kuba Imana yiteguye gutanga ubuhamya, yiteguye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu, kuko biratubwiye ngo kwiyiriza ubusa kwanyu kumvikanye imbere y'Uwiteka kuba Imana. None Imana igaruye umunezero mu muryango wawe, Imana igaruye ibyishimo mu muryango wawe ndetse n'ibirori. Haleluya, haleluya. Imirongo ukurikiyeho urambwira ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati muzabona amahanga azanye n'abaturage bo mu midugudu myinshi, kandi abaturage bo mu mudugudu umwe bazajya mu wundi bavuge bati nimuze twihute dusabe Uwiteka umugisha, dushake Uwiteka Nyiringabo. Bati natwe dushaka Uwiteka Nyiringabo, bati natwe turajyayo. Ni ukuri koko abantu benshi b'amoko akomeye bazaza i Yerusalemu, bazaza gushakayo Uwiteka Nyiringabo no kumusaba umugisha. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati muri iyo minsi abantu 10 bazava mu mahanga y'indimi zose, bafata ikinyita cy'umwambaro w'umuyuda bamubwire bati turajyana kuko twumvise yuko Imana iri kumwe nawe, Imana ihagaranye nawe mu izina rya Yesu. Igihe kirageze kandi kirasohoye kuko Uwiteka umwami Imana wayikunze. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi ya 91 umurongo wa 14 ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza. Ijambo ry'Imana rikongera rikambwira nanone muri icyo gice ku murongo waho ubanza haravuga ngo uva mu bwisho bw'Uwiteka azagwa mu gicucu cy'ishobora byose. Aha nta handi twakwisha, aha nta handi dukeneye kuba uretse kuba imbere y'Uwiteka Imana, uretse kuba mu nzu y'Uwiteka Imana. Imana yiteguye kugusanga, Imana yiteguye kugukomeza, Imana yiteguye kugusubiza mu imbaraga. Nshuti yanjye ndavugana nawe, agahinda kari kenshi, ndavugana nawe nshuti yanjye, byasaga nkaho bikomeye, ariko Uwiteka Imana arambwiye muri aka kanya ngo mubwire ngo humura, Imana iri kumwe nawe. Humura, Imana yiteguye gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Humura, iyo ndwara ntabwo ari yo kukwica, niyo guhimba izina ry'Uwiteka Imana. Igihe kirageze kandi kirasohoye. Ibyakunyuraga hejuru, ibyakubyinaga hejuru, ibyagusuzuguzaga mu izina rya Yesu, mu mbuto z'aya masengesho, icyo Imana ije gukora ku buzima bwawe nuko bigiye guhinduka mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe nshuti yanjye, dutangiranye amasengesho. Reka dukore tujye imbere y'Uwiteka Imana, reka
reka twe twinginga Imana ibyifuzo byawe byose bizana imbere w'Uwiteka wa Imana. Imana itewe kukugira neza. Tubonye Imana ifite ibyo ikora, tubonye Imana hari ibyihinduye, tubonye Imana hari ibyo ikuyeho, tubonye Imana hari ibyiremye, tubonye Imana hari amateka duhinduriye mu izina rya Yesu. Ye kirageze kandi kirasohoye. Mbonye Imana ihindura ubuzima bwawe, mbonye Imana ihindura ubuzima bwawe. Ndibuka umwana umwe nibinshobokera nzamubwira abaho ubuhamya. Yari umwana w'umukobwa yamaze igihe kinini ntago yavugaga ariko ndibuka agira ishyaka ryo gusenga. Amaze gukizwa atangira gusenga Imana, atangira kuba imbere y'Imana. Dutangira gukora amasesho yo kwiriza ubusa no gusenga. Agiye ngubwire ngo mwanya nk'uwo guhumbya Imana iramanuka. Uyu munsi aravuga, uyu munsi araririmbira Imana, uyu munsi ni umuririmbyi. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Wari umaze igihe adikiragi atarimo kuvuga, Imana iramubohora. Uyu munsi aravuga. Nshuti yanjye nta kinanira Imana. Nawe uyu munsi Imana ibyo ubona bisa nkaho bikomeye, Imana yiteguye kubikora. Reka tujye imbere w'Uwiteka wa Imana. Imana yiteguye kukuburanira izo manza ziri imbere yawe. Imana yiteguye kukuburanira. Abari baguhagurukiye bose birambwira neza ngo bazaduterera mu nzira imwe, batatanire mu nzira zirindwi. Ndatatanya buri mbaraga zose z'umwana, ndatatanya buri muzimu na buri mudayimoni, ndatatanya buri myuka na karara, ndatatanya buri imbaraga mini byishyira Yesu mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndatura ngo Uwiteka wa Imana agusange, Uwiteka wa Imana agusange. Niba nawe utavuga mu izina rya Yesu, ndagira ngo ufungure iri jambo ry'Uwiteka wa Imana. Wowe ngo utavuga umwegereze iri jwi ndimo numva rikeneye, rirashoboye, ifite ububasha n'ubushobozi bwo gutuma uwo ngo utavugaga ashobora kuvuga. Bigerageze, Imana irabikora mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ushobora kuba utareba arangiye ariko wumva aka kanya mu izina rya Yesu. Nirukana umwuka w'ubuhumyi ku buzima bwawe, aka kanya amaso yawe yongeye kubona mu izina rya Yesu. Ndategetse mwuka w'ubuhumyi ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Wowe uri muranyumva aka kanya, birashoboka yuko ukeneye umwana. Nayo nkubwira aka kanya, fata kunda yawe. Raboko shakataya bababa riyandaraba kuri yandoroboko seketere yandaraba mu izina rya Yesu. Nyiringa bima ribo utuma batwita, ni nawe utuma babya mu izina rya Yesu. Uwo mumama akira umwana umuhungu mu izina rya Yesu. Rimbondoroboko seketere yandaraba. Mwami wanjye nyiringa bima, reka abana bawe mwa uyu munsi bariraga kwijabo rirambwira ngo hari kurira kurarira umuntu, ariko bwaki impundu zikavuga. Mana reka impundu zongere zigaruke muri uwo muryango, reka amahoro agaruke muri uwo muryango mu izina rya Yesu. Mwami wanjye nyiringabo, ndakwereka uwo muryango mu izina rya Yesu. Reka mwami urwo rugo wongere urwubake kandi wongere ubanezeze. Urakoze mwami Yesu, urakoze data wera, urakoze kubwa buri wese umurikiranya aka kanya. Reka umugisha umubeho, reka imbaraga ze zibohora ubuzima bwe. Kandi aya masengesho mwami buri wese uyarimo aho ari mwami, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri East Africa, abari muri Afrika yose, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Oceania mu izina rya Yesu, abari muri Asia yose. Mana ndasenze mwami wabamenye n'ingabo ngo aya masengesho aburufunguzo rw'Imana yabavuzeho, aburufunguzo rubinjiza mu mugambi w'Uwiteka wa Imana. Data wera nyiringabo, amasengesho y'ukwezi gutaha mwami wanjye azazemo n'ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza wakoreye abana bawe. Urakoze mwami w'abami, urakoze nyiringabo Imana, ukaba yatangiye kuyasenga. Mbahesheje umugisha mwami, abayatangiye umunsi, abazayakomeza ejo, abazayakora ku cyumweru. Ari uzasenga umunsi umwe, ari uzasenga ibiri, ari uzasenga iminsi 3, ari uziyiriza kuva ku wa gatanu akageza ku cyumweru, ari uzajya wiyiriza mwami wanjye nyiringabo akarya ninjoro, ari uziriza mu iminsi 2. Mwami buri wese uzamuha umugisha utsiragiye kandi ucugushije mu izina rya Yesu. Nirukana umwuka wateye isi wa coronavirus mwami nyiringabo Imana. Ndategeka kubwa buri wese wari wanduye uwo mugera wa coronavirus mu izina rya Yesu. Nta mbaraga nta bushobozi ugifite ku
buzima bw'abana b'Imana kurimo kumva iri sengesho. Mana ndasenze w'imbaraga zawe zikiza zijye mu maraso ye, zijye mu buhumekero bwe, zijye muri we, zimukize kandi akire burundu. Mwami wanjye Nyiringabo, natwe tuzagushimira yuko amaze kumukiza kandi ukaba umukijije mu izina rya Yesu. Mwami w'abami, niba utarakizwa yumvise iri sengesho, yumvise iri jambo ryawe, reka inshuti yanjye wowe utarakizwa nawe amahirwe n'ayawe, reka subira iri sengesho uti Mwami Yesu, aka kanya ndatuye n'akanwa kanjye, umbabarira ibyaha byanjye byose, amazina yanjye yakure mu gitabo cy'abarimbuka, uyashyire mu gitabo cy'aho ubugingo buhoraho. Gwera umunsi mfashe umwanzuro kandi ndakijijwe mu izina rya Yesu. Niba usuye muri iryo sengesho, nawe Imana iguha umugisha, nawe urakijijwe. Mana Nyiringabo Imana, ndagushimiye ku bwa buri wese. Imana nziza kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, warundeze amatwi, uneze amatwi muri aka kanya, kandi Nyiringabo Imana ushyigikiye umurimo, uko bashyigikiye umurimo, uko bahagararanye muri uyu murimo, hagararana buri umwe wese. Mwami Imana, uhagararanye nanjye umukozi wawe, uhagararanye nanjye nk'uko wampaye iri jambo ngo mbwirize ubwoko bwawe, nawe baha umugisha utsiranye kandi ucugushije. Ugire neza Abanyarwanda, ugire neza imiryango y'Abanyarwanda, ugire neza itorero ry'u Rwanda. Mwami w'abami Nyiringabo, natwe tuzaba imbere yawe tugushima, tukuramya, tuvuga ngo Mana wakoze ibikomeye, natwe turanezerewe. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha kandi kugire neza. Niba nkurikiranye ukaba ufashwe n'izi nyigisho, ndagira ngo usabe kora subscribe aho ngaho kuri izo nyuguti z'umutuku, ukandeho gusa kandi urangiza ukanda kukazogera. Igihe cyose inyigisho izaba ije kuri televiziyo izagikuzaho kandi uzahabwa umugisha. Nawe wanagira ngo umfashe ngo kora share uyihe abandi, nibura ugera abantu 3 cyangwa 5 woherezaho inyigisho. Imana iraguha umugisha. Nanone ushobora kuba ufite icyifuzo, hamagara kuri telefone yanjye cyangwa unyandikire kuri WhatsApp cyangwa se ujye kuri email. Telefone yanjye ni iyi 0788000085 ziraho ngaho urazibona. Email nayo iraho ngaho urayibona kuri ekara. Yesu akumera umugisha, turacyari kumwe kandi Imana iguha umugisha. N'abakozi b'Imana uko baza bose kuri televiziyo, mbasaba umugisha utsirage kandi ucugushije, imbaraga n'amavuta zibamanukeho, kandi n'abateze amatwi ijambo ry'Uwiteka ubamo Imana, reka bahabwe umugisha. Mana batanga ubuhamya kubwira n'ibitangaza ukoze mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha, murakoze cyane. Amen.